Murakaza neza ku isoko media, nitwa Tuyishimire Risa. Uyu munsi cyangwa se n'indi minsi yose ngiye kujya nkugezaho ijambo rivura. Wakwibaza uti se kubera iki mpisemo kujya mbagezaho ijambo rivura? Impamvu ni uko muri Zaburi y'107 umurongo wa 20 ayawo iravuga ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara. Aha, hari umuntu ushobora kwibaza ati se ubu turarwaye noneho? Impamvu haje ijambo rivura cyangwa se ngiye kujya ndibagezaho ni uko dukeneye gukira indwara z'imitima. Hari indwara Yesu agenda akiza z'imibiri, ariko Yesu ni n'umuganga w'indwara z'imitima. Ngira ngo ni ibintu twese tuzi yuko umuntu hari ibintu aba yarananiwe, abaganga bakamugira inama zitandukanye uburyo yakoresha ngo akire ibyo bintu, ariko bikanga bikamunanira. Ariko Yesu we kuko ari umuganga uruta abandi baganga, atugira inama ikomeye cyane dusanga mu ijambo rye. Niyo mpamvu umunsi ku wundi nzajya mbagezaho ijambo ry'Imana rigenda rivura indwara zimwe na zimwe zifata imitima y'abantu, zigatuma badashyikira ubwiza bw'Imana. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye gutangirira ku ijambo rivura naguteguriye. Rero niba uri umukunzi w'ijambo ry'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye bikamutunganya, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse rwose, afite ibimukwiriye, akora imirimo myiza, agashimwa n'Imana ndetse agashimwa n'abantu, nk'uko ijambo nanone ryavuze ngo Yesu yakuze ashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Rero bitewe n'imiyaga duhura nayo muri uru rugendo rw'agakiza, tugenda dukenera ijambo rituvura ibikomere duhura nabyo muri uru rugendo. Hari ukuntu nyine kubera ko turi ku rugamba, ntago wabura kuraswa, ntago wabura impanuka. Niyo mpamvu dukwiye kugenda twomorwa. Nta kindi cyadushoboza rero kugenda twomoka uretse ijambo rivura tugiye kujya twumva umunsi ku wundi, nk'uko Imana izajya ibimfashamo nanjye nkaribagezaho. Jya usharinga inshuti yawe, rero nicyo nagushishikariza. Inshuti yawe nayo isharinga indi nshuti yayo, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Iri akaba ari ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20. Rero mu minsi nk'iyi ni ibintu biba bigoye kubona umuntu abaho ubuzima butandukanye n'ubwo Yesu ashaka. Kandi niba hari ikintu kibabaje, aho ubona abantu babigize nk'ibisanzwe ngo ntacyo bitwaye, ni ukubona umuganga cyangwa se uwo nita ko yakabaye ari we muvuzi, nawe ubwe arwaye ariko ntabimenye, noneho akajya agira ngo uwavura ari bukire. Niba uvuga ngo kunywa itabi ni bibi, ariko umurwayi akabona uracyarinywa, nawe urumva gukira bizamusaba imbaraga nyinshi. Ariko numubwira ngo kunywa itabi ni bibi, nawe ukarireka nturinywa, icyo gihe bizaba ari ibintu byiza. Nicyo kibazo rero gihari mu minsi nk'iyi, aho usanga abigisha b'ijambo ry'Imana tudakora ibyo tuvuga. Kandi buriya umwigisha w'ijambo ry'Imana ntabwo ari umuntu ujya imbere y'abandi ngo abigishe nk'uko mu mitwe y'abantu biri guhita bizamo. Ahubwo umwigisha w'ijambo ry'Imana ni umuntu wese wakiriye Yesu akamubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe n'ubuzima bwe, akabigenga n'umwuka we. Noneho uwo muntu nta yindi misiyo aba ahawe uretse kugenda akamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nk'uko umusamariyakazi amaje guhura na Yesu akamuguranira, akamubwira ati nyamara mfite andi mazi nshobora kuguha, wayanywa ntuzongere kugira inyota ukundi.
Umusamariyakazi rero amaje kubona yuko Yesu amutahuye, amenya ibye byose kandi ntawe wabimubwiye, aravuga ngo uyu muntu ni muntu ki, ambwiwe n'iki? Aravuga ati nanjye nkwiye kujya kwamamaza iyo nkuru nziza. Nta hantu tubona ko bamusengeye, nta ngo kugira ngo yerezwe iyo mirimo ngo ajye kuyikora mu buryo twebwe dusanzwe tuzi, ahubwo we umurimo w'Imana, Yesu yaravuze ngo umurimo w'Imana ni uko twizera uwo yatumye. Ngira ngo rero mu bihe nk'ibi, mu minsi nk'iyi, dukeneye kuba abigisha nyakuri b'ijambo ry'Imana, kugira ngo natwe ibyo tuvuga abe ari byo dukora, kubera ko bizaba bibabaje rwose kubona byarasaga no gutera sitori, ugasanga nyine ijambo ry'Imana twarigize nka sitori, ariko ntibikwiriye. Niyo mpamvu rero dukeneye komoka imitima ndetse tukabona uko tuvura n'abandi. Imana itugirire neza cyane. Turi kumwe, iyi yari Soko Media, reka tujye tubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Rero tuzajya tugenda turebera hamwe ijambo ry'Imana rituvura umunsi ku wundi, tumenya ngo ni gute umuntu yaba umukristo ukwiriye mu kinyejana nk'iki kirimo ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru, aho abantu byabatwaye umutima pe. Urebye abenshi ryabatwaye umutima, aho usanga umuntu nyine iyo urugero umwambuye telefoni abura n'ikintu akora, ugasanga nyine ntabwo ahari, ntabwo atuje, ugasanga nyine telefoni kuyigira si ikibazo, no kuyitunga twese tuzitunge, ahubwo ntizitugenge tuzigenge. Imana itugirire neza. Rero umukristo uko yabaho mu kinyejana nk'iki kandi akanesha, ibyo byose nibyo tuzajya tugenda tureba. Nanjye si njyewe ubibageza, ahubwo ni Data uri muri njyewe, cyangwa se Yesu Kristo uri muri njyewe, uzajya umfasha kugira ngo nanjye mvuge iyo neza yangiriye n'abandi yabagiriye, kugira ngo twese tuzagere iwacu amahoro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, ngo niho dutegereje umukiza ko azava, kandi ibyo byiringiro turabifite ndetse ntibidukoze isoni. Imana itugire neza cyane. Hari umuntu ujya agera muri situwasiyo runaka cyangwa se mu kibazo runaka akihakana Yesu, nyine akamera nka Petero. Ariko kwihakana Yesu ni ukuvuga ngo antikristo, ni ukuvuga ngo nibyo biba bisa na antikristo. Iyo wihakanye Yesu ugakora ikintu kinyuranye n'icyo ashaka, nyine urumva ni anti, uba utemeye ibye, urwanya Kristo ukamurwanya. Nakubwiye ngo ci iburyo ukanyura ibumoso, ariko ibyo nta kindi cyabidushoboza kugira ngo tumwumvire, nuko tugwiza imbaraga z'umwuka wera. Buriya Petero yihakanye Yesu atari uko amwanze, mu by'ukuri mu buzima busanzwe yabaga amukunze, akavuga ati mwami nzakurwanirira, no mu rupfu tuzajyanamo wowe. Abonye baje kumufata ahita aca umusirikare ugutwi. Yesu agusubiza yaramubwira ati Petero, Petero, intambara turwana ntabwo ari iy'umubiri nk'uko bitekereza, ahubwo ni iy'umwuka. Ati tegereza rero tuyirwane mu mwuka. Petero aravuga ati rero uko Petero yari mu mubiri, aravuga ati sinakurwanirira ngo byange, avuga ati ubwo ni wirwaneho, arigendera. Ariko nta kindi cyadushoboza guhagarara tugahamya kugeza no ku rupfu, tugihamya Yesu, tutavuze ngo ntitumuzi, tutagamburujwe n'amakuba yo muri iyi si, uretse gukomeza kwizera imbaraga ze, kuko kamere yacu cyangwa se umubiri wacu iteka n'iteka uhora wifuza gukora ibitandukanye n'iby'Imana ishaka. Ariko birakwiye ko mu gihe nk'iki ngiki tutumvira kamere yacu, cyangwa se ngo twumvire umubiri wacu mu byo udutegeka gukora bitadukwiriye ndetse bidahesha n'Imana icyubahiro, ahubwo tugashikama, tukihangana, tukambara intwaro zose z'Imana, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani buriho mu gihe nk'iki ngiki, bwihishe mu ikoranabuhanga, bwihishe mu bantu batizera Imana, biyeguriye gukorera umubi Satani. Ariko nabo sibo, ahubwo dufatanyije tukakora ivugabutumwa, nabo bahindukirira umwami Yesu, akababera umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo, akabakura mu mwijima akabinjiza mu mucyo w'itangaza. Imana rero itugirire neza.
Iyi rero ni Isoko Media, tuzajya tubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha kandi ibaha imbaraga. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye, ngushimiye yuko watwimenyekanishijeho ukaduha ijambo ryawe ngo rituyobore, kandi waraduhinduye. Natwe dukwiye guhindura abandi, ahubwo atari twe tubahinduye, ahubwo wowe uri muri twebwe ari wowe ubahinduye. Uwiteka rero unyemerere mu mwanya nk'uyu nguyu ijambo ryawe ribashe gukora icyo ritumye mu mitima y'abantu, icyo ritumye mu mitima y'abanyarwanda. Imitima yacu ivurike koko, ntitukavure ibikomere tubica hejuru, ahubwo Uwiteka tujye tugaragaza indwara dufite z'imitima kugira ngo zibashe gukira. Turasenze kugira ngo iri jambo uwo rizageraho wese azumve ashubijwemo imbaraga, azumve yarisangiza na mugenzi we kugira ngo twese tubashe kugumya guhabwa imbaraga. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kuzadukomeza, urakoze ko ari wowe uhamagara abantu bawe kandi ukabakomeza, urakoze ko ari wowe utanga umwuka wawe wera kugira ngo ayobore abantu azabageze iwawe amahoro. Imana ishimwe cyane. Urakoze Data, dushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.